Yes, iyi ndirimbo Concrete Jungle cyangwa se ngo ni ishyamba rya beto. Bro, iyi se turimo ni ishyamba rya beto wa mubyeyi. Ibibazo tugira muri iyi shyamba wa muhungu. Beto noneho ni wa mutima wawe. Nkundi umunyabwenge arakubwira ngo umutima ugomba gukomera kuruta ibibazo camo. Ibibazo ntago bigomba gukomera kukurusha. Ugomba gukomera kuruta ibibazo. None se nimba utagomba reka nk'urugero rworoshye ukuntu ugomba gukomera kurusha ibibazo. Umunyeshuri yabuye ibizamini birenga 2,000 cyangwa se redemption song zikomeje kuba classic. Urabyumva classic. Indirimbo kabisa zumvwa n'abantu bafite ubwenge. Ujya kumva indirimbo nyibaza uri kumva indirimbo cyangwa ngiye kuyimentioning ngo ubundi ngo ni igiki ngo abamena kandi wikunde cyane. Reka mubwire inshuti yanjye ku isi nta muntu ugukunda nkuko wikunda. Reka mubwize ukuri aho bageze kiraho akabazo n'akadomo n'akitso nkakubita agasirashi n'akanyerezo. Urumva bamaye uborozi ngo mburye waburya ngasigara cyangwa wandika nkaburya bibaye itegeko. Shanata kuvuga ngo nakore ku gapfu zangaye uzagaruka ubitere muri comment. Nimba uri kukireba iki kiganiro na sheri wawe mubaze ngo sheri urankunda koko aho kugira ngo mpfe no kugira ngo upfe ninde wapfa mbere. Natakubwira ko wagenda mbere do niki kwemeza uramutse upfuye yashaka undi akweho uramutse upfuye ntabwo wakwishaka ubwa kabiri bakakubeshya. Ngo nukuri ngo ndagukunda imitoma yo noneho mbabwira imitoma nk'itatu. Reka mbatere imitoma. Umusista ukaza ati nukuri kw'Imana meruka guseka mama kineruye kandi ugarangije kureba video kuri TikTok yasetse arabwanuka ariko agaheruka guseka nyina kimuterura akakubwira ngo sheri ngo wariye ngo ya ngo ntabwo nari ubundi sotare yagufashe. Kambwira waramubwiye ngo ava mu mutwe ibisubizo bivuze ngo ugomba gukomera kuruta iki ibibazo. Concrete Jungle ni ishyamba rya beto. Adukubita indirimbo yitwa Zimbabwe. Zimbabwe cyo ni igihugu ntabwo mbigarukaho. Izi ndirimbo zose zagaragaje ubutumwa bw'amahoro, ubwigenge, urukundo kandi zatumye reggae igera kuri benshi ku isi. Ibyo Bob Marley yasize. Bob Marley yasize ubuhanzi Bob Marley si umuhanzi usanzwe gusa. Yari umuvugizi w'ubumwe, amahoro n'imiyoborere myiza. Ubutumwa bw'indirimbo ze bwagize ubufasha abantu kumva, byafashe abantu kumva ubuzima bwiza, uburenganzira bwa muntu, amahoro mu mibanire. Niyo mpamvu bugeze n'ubu One Love cyangwa se redemption song zikomeje kuba classic. Urabyumva classic. Indirimbo kabisa zumvwa n'abantu bafite ubwenge. Ujya kumva indirimbo nyibaza uri kumva indirimbo cyangwa ngiye kuyimentioning ngo ubundi ngo ni igiki ngo abamena amazi. Ntacyo mvuze mutazantera amabuye. Ako nimba mwumva indirimbo z'ubutumwa basi bwubaka. Aso nabwo ngo wumvisha indirimbo utahamagara ngo uyituye mama wavuga ati mwana wanjye ni akarimbo keza. Hariya ni ibiki muba muri. Noneho nsigaye mbabazwa n'urubyiruko rw'iyi minsi nimba twarasaze. Ukabona umuntu n'umusore n'umusitari yambaye aracyaro nagiye kuvuga mu izina. Ndamwubaha cyane. Yes, inama y'umunsi uko byabisobanye kose ugiye wisekera bari ikibazo cy'igihe. Igihe kirabisobanura ibintu byose bigacamo. Amazina yanjye nitwa FI4K Franka Image Studio, umuhungu mukuru mu gace. Hasta la vista, mwakoze kubana nanjye. Ciao ciao.